Hello my dear friends, nanjye gusuhuza rero wowe duhorana kuri YouTube channel, nicyo gihe cyiza wahisemo kandi neza. Ndakwinginze rero ngo wowe utahwema kudukurikirana utazajya ucikwa n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi uko bwije nuko bikeye ko ni byinshi tuzajya twigira ahangaha. Harimo mu futures rero abantu benshi batajya batekereza kwitaho cyane kandi ari ingirakamaro, cyane cyane izi future za eligibility. Izi ngihe zose waba utazifunguye icyo gihe uri mu mazi abera kuko nta hantu hamwe ushobora kugira nta n'icyo byagufasha. Ni ngombwa cyane yuko izi futures ugomba kuzifungura hakiri kare kugira ngo ugire audience, ugire abakureba, ubashe gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Izi futures zidafunguye ntabwo ushobora gukora icyo bita live stream, ntabwo ushobora gukora playlist, ntabwo ushobora gukora thumbnail, nta kintu na kimwe ushobora gukora rwose igihe waba utarazifungura. Nicyo gihe cyiza rero ngo uzifungure kandi witonze kandi neza. Okay, reka dutangire akantu ku kandi nkwereke uburyo bikorwa. Nta kindi ukora rero, uza muri telefone yawe ukabanza ugakuramo icyo bita YouTube Studio, uraza ukayisiba ukayivanamo. Icyo gihe umaze kuyikuramo rero uhita uza hano muri Google Chrome yawe, ukinjirayo. Umara kwinjira muri Google Chrome ukaza ukandika icyo bita YouTube Studio andika YouTube Studio/com, ngira ngo urabibona. Ahangaha naho uri buze ugakirika, akangaka niko uri buze ukinjirayo. Numara kwinjira hano kuri YouTube Studio yawe bahita kugeza ahantu hameze uku nguku. Ibi bintu utabikoze icyo gihe channel yawe ntabwo ishobora gutera imbere n'umunsi wa rimwe. Uba ugomba gufungura ziriya future zose ukazifungura kandi neza. Uhita uza rero hano kuri iyi YouTube Studio ukaba ariyo ukirikaho, ugakirika. Muri ukirikaho rero bakwinjiza muri dashboard y'ibintu byinshi cyane hano, byinshi bigiye bitandukanye. Izina rero twebwe ikintu dushaka kwitaho kuruta ibindi byose, turaza gufungura ziriya futures. Turaza hano hasi mu nguni, ngira ngo reka amazumingi uhabone neza. Uramanuka hano hasi mu nguni y'ubumoso bwawe, uze ureba ahantu hari aka kantu ka setting. Uze setting utu tuntu turi ahangaha, urahita uza hano hasi. Hariya turi muri, urabona ko hariya turi muri general, ariko twebwe tugiye gukorera hano muri channel. Okay, numanuka hano hasi muri channel rero bahita bakuzanira izi setting. Muri izi setting zose iyo twebwe dukeneye kuri uyu munsi, turareba iyi ngiyi future eligibility, kugira ngo urayibona. Niho tugiye gukorera akazi kose k'uyu munsi. Guys, ndakubwiza ukuri ngo izi future iyo zidafunguye, video ukoze ntabwo iperforminga, YouTube ntabwo imenya niba unahari cyangwa se hari icyo uri gukora. Ibyo byose ntacyo byakumara mu gihe utazifunguye. So ngira ngo niba ubibona neza, hari icyo bita standard future, hakaba icyo bita intermediate future, hakaba icyo bita advanced future. Izi rero zose icyo ukora ahangaha uraza ukazifungura. Muri makeya urebye ahangaha uko hasa,
niba ubona neza uko hano hameze ubona ko ari icyatsi, n'aha ni icyatsi, n'aha ni icyatsi. Urebe ino video mpaka irangiye, nutayirangiza ntabwo umenya ibanga ririmo ryagufasha kuruta ibindi byose. Hano rero iyo ukiritseho ahambere ngira ngo urabona ukuntu hameze, urabona ko ngiye harafunguye ariko wowe haba hadafunguye. Akenshi usanga hadafunguye abantu benshi. Iyo ufunguye hano hambere rero hari ibintu byinshi bakwereka. Hano urabona akantu ka mbere karakubwira ibintu wemerewe kuba wakora mu gihe waba wafunguye iyi future. Barakubwira ngo get your YouTube channel started in the beginning, growing your audience with this future. Icyo gihe barakubwira ngo YouTube yawe itangira gukura cyangwa se abayikurikirana bariyongera iyo ufunguye ino future. Hano wemerewe gukora video uploads. Icyo gihe wemerewe uploadinga video irenze imwe ku munsi iyo wabashije gufungura ino future. Aka kabiri ngira ngo nakura kabona hano wemerewe gukora icyo bita playlist. Hano wemerewe nanone gukora icyo bita ubufatanye hagati n'abandi mukora playlist. Ahangaha wemerewe gukora nanone izindi video ku ruhande, ukamenya ngo niba mfite playlist yanjye nshobora gukora playlist ya football, nshobora gukora playlist y'umuziki, nshobora gukora playlist y'ibintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi urabyemewe wafunguye ino future ya mbere. Okay, reka turebe future rero ya kabiri uko imeze. Ngira ngo murabibona yuko ifunguye. Okay, future ya kabiri rero nayo dere icyo isaba. Future ya kabiri hano barakubwira ngo kamakwereke neza. Ahangaha urabona ko nako karafunguye kuri njye. Wowe rero ushobora gusanga kadafunguye. Iyo kadafunguye tukirikaho kakagira kakaba icyatsi, usanga ubundi kaba ari umweru. Hano barakubwira ngo requirements. Hano standard future enable verify your phone number. Okay, reka nze mbigusobanurire neza. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri intermediate future ikintu ukora yo uraza hano ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura rero hano uba wemerewe video longer than 15 minutes. Ahangaha wemerewe gukora video irengeje iminota 15. Twumvikane neza, iyo zidafunguye iyo video ntushobora kuyikora warenza iminota 10. Iyo ukoze iminota 10 urekera aho ngaho, nta kintu na kimwe kindi warenza. Ariko hano iyo ifunguye wemerewe gukora n'isaha. Okay, customer thumbnail. Niba uzi neza icyo bita thumbnail iriya foto ya cover ugenda ugashyira kuri video yawe isa neza, yandi ukora ukayiditinga neza ukayitunganya kugira ngo umuntu wese winjiye kuri YouTube channel yawe aze ayirebesha amaso, imukurure, imuhe gukunda ibikorwa byawe bigiye bitandukanye wakoze ariyo imukuruye. Iyi foto ya cover ushyira kuri video yawe iza ikurura abakiriya baza bakureba, niyo bita thumbnail. Stream, okay, live stream. Okay, live stream nayo ngira ngo urabizi neza gukora live kuri YouTube. Kuriya ushobora kuba wagiye nko kuri stade ukagifata umupira live ukabaza kwereka abagukurikira uko biri kugenda, ubibereka. Ibyo bituma uzamura subscribers, abakureba cyangwa watch time, views. Ibyo byose bigenda byongera iyo bafunguye no future ya kabiri. Okay, reka twongere kandi turebe noneho rero ino future ya gatatu. Mwibutsa neza iyo zidafunguye usanga zose zisa gutya. Iyo zidafunguye usanga zisa gutya eligible, usanga ari eligible gutya. Ngira ngo hano hejuru urabona ko ari enabled, noneho hano ni eligible gusa. Iki gihe ntabwo zifunguye. None rero ino future ya gatatu yitwa advanced future.
iyi ngiyi ya gatatu, iyi ngiyi irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubwiza ukuri yuko iyi ya gatatu kuyifungura, my friend, ntabwo byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Iya gatatu barakubwira ngo included daily video upload and live stream and eligible to apply for monetization. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ifunguka mu gihe iyi ngiyi kugira ngo ifunguke nta kindi uba usabwa, hari ibintu byinshi bikorerwamo bigiye bitandukanye. Reka mbikwereke neza ubirebe. Iki gihe ahangaha ikintu baba bagusaba ngira ngo urabona hari utuntu twinshi cyane dutandukanye. Ibi ngibi rero bigenda byikora gake gake uko ugenda ufungura ukora cyane wongera ibikorwa byawe, YouTube igenda iba interest ibona ko hari icyo uri kugenda ukora, kandi ugeza igihe cyo kwa playing monetization nibwo babasha kwemera kuguha ibi ngibi byose. No kuvuga ngo ibi ngibi ubaka icyo bita channel history nabyo tuzagenda tubireberaho, nk'uko twe murabizi ko turi aba YouTubers tugitangira nta channel history turagira, nta gikorwa na kimwe turagira rwose. Ariko wowe wabashije kugira channel history, ngira ngo wabashije kuyigeraho, nta kindi ukora, ngira ngo urabizi ko ibintu birifungura. Hano barakubwira ngo aka kambere ngo appearing content ID claim. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uba wemerewe kwa appearinga cyangwa se kuburana igihe hari nk'umuntu wabashije gukoresha video yawe cyangwa ibikuranga byawe, hari umuntu wabashije kubyinjira mu iki gihe uba wemerewe kuba wabiburana. Icyo gihe future iyo yafungutse, iyo wagize icyo bita channel history, utu twose tuba twafungutse, uba wemerewe kuba waburana kuri video yawe hagize umuntu ugira ikintu ayihinduraho, ibiranga byayihindiyeho. Wemerewe gukora ama live arenze imwe ku munsi, wemerewe ku uploading video zirenze imwe ku munsi, wemerewe ku uploading ubwo reka ngende mbikwereka. Ahangaha ukora icyo bita appeal mu gihe hari umuntu wakoresheje content yawe. Ahangaha wemereye gukereya live stream inshuro zirenze imwe ku munsi. Ahangaha kuri gatatu naho wemereye uploading video zirenze imwe ku munsi. Kane wemerewe gukora short zirenze imwe ku munsi. Wemerewe guhabwa ibintu by'amagift cyangwa ibintu bigiye bikorerwa kuri YouTube channel muri live stream urabyemerewe. Wemerewe gukora external link ya video yawe, byose urabyemerewe. Wemerewe gukora test and compare different. Okay, wemerewe kuba YouTube yo ishobora kuguha uburyo ushobora gukora thumbnail zirenze imwe, zose YouTube ikaguhitiramo inziza kuruta izindi. Ibi ngibi ubu byemerewe. Eligibility monetization, aka niko gakomeye kuruta ibindi byose rero. Niba utabizi, eligibility apply for monetization. Iyi noza iyo yafungutse, iyi channel history iyo yafungutse, wemerewe icyo bita eligibility for apply monetization. Wemerewe ko applying monetization, ubwo icyo gihe uba wamaje kuzuza bya bintu bita watch time cyangwa se amasaha 4,000, cyangwa se waba wamaje kugira views zisabwa, wamaje kugira subscribers basabwa. Icyo gihe byose uba wabyujuje, niyo mpamvu channel history yawe iba yafungutse. Kuko nyine ntacyo nahinduye ku biriya rero, na save hano nshobora gukora, ariko wowe
wahinduye biriya byo hejuru uraza ugasevinga ahanditse save, haba hasa umweru nk'uko aka kandi ka close gasa. ubwo rero reka mubwize ukuri, ibi ngibi nubyitaho cyane byo hasi kuko ntabwo turageza igihe cyo kuba twabikora, haracyari kare, twe ntabwo biragerayo. ariko rero wowe wamajije kuzuza ibisabwa utu tuntu ngira ngo urabizi neza kugerayo ugasanga dufunguye. twebwe rero ntabwo birafunguka, ariko nibifunguka nabyo tuzabibereka, tuzabibamenyesha. wowe icyo usabwa ni ukutava kuri YouTube channel kugira ngo tuzajya ucikwa na byinshi bigiye bitandukanye tuzajya tugenda tugarukaho kugira ngo dusobanukirwe byinshi bigiye bitandukanye kuri YouTube channel. Guys, reka rero tube turekeye ahangaha iby'uyu munsi, kuko dukomeje hari byinshi cyane bigiye bitandukanye tuzagenda tugarukaho muri utu tuntu twose turi kuri YouTube channel zacu, tuzatugenda tubyigaho. ibuka gukora subscribe rero wowe utarayikora, kandi niba video igushimishije kora like, uriya ni igikorwa cyiza, bituma YouTube ibasha kuyisharinga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Murakoze rero, tuzasubire. Ciao ciao.